yego harimo kamwe nakweretse abibonye ko ari umukobwa w'umwirabura babonye ko bamushyiraho ikintu cy'igiti hano cy'icyuma bagakubita simpamye ko yari atahavuye anapfuye hariya ntabwo wahavura muzima uhavuye kandi urabona ko ari abagabo bari kumuhohotera uhavuye muzima wahita unasara n'abagore baho nyine bamwe na bamwe nyine barabara bafite ikibazo cy'irondaruhu cyangwa irondaruhu kuko sinabaka ari irondakoko urunyo rwasigaye mu kaguru umuzungu wambaje dufite niko yari yarambwiye yego byahoraga bigaruka ndumva ari ubuzima bwanjye bwari bumeze neza yaragarukaga akaguru kanjye kari kagufiya cyane kagiraga nk'aha kagiraga nk'aha ncumbagira bikomeye cyane cyane nyine ku banzi nawe bose baratangara rero umuntu wamujije nabo mbere na mbere yambwiye ko abarabu byaba byiza uri umuyisilamu ariko utabaye umuyisilamu ugomba kwambara nkabo kugira ngo utabagusha ikindi cyatuma najyayo nta butabazi burenze wabona ndakeka nawe ujya ubibona uba wasinye kontara y'umwaka uba wabisinye mu buryo igihugu kitabizi urumva iyo umuntu urumva babohereza amafaranga y'indege izakuza n'izagusubizayo ibyo ntabwo biba politike yawe ni ibyabo hanyuma iyo kontara no mu gihugu bareze nta kintu byatanga kuko nyine uba wasinye kontara kujya gukora akazi kandi ugasinya kontara y'akazi utarageramo. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, turabasuje abakunzi bacu mudukurikiye aho muri hirya no hino, tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Nkuko mubizi rero uyu munsi twabateguye umutumirwa, turakwakiye hano ku Bigwi byanjye TV. Umeze neza Maganza? Wumve ko n'izina narifashe. Umeze neza? Okay. Watangira utwibwira, njyewe tugiye kuganira, nitwa Eugene. Ko mbona se utishimye? Wishimye? Wambaye neza. Uri umuyisilamu se? Oya, ntabwo umuyisilamu. Rero nyikubona bise nibaza impamvu rwose wambaye utya kandi nkuzi nk'umurokore. Dore kurya umuceri. Oya, ntabwo mvuye kurya umuceri. Nari mvuye mu kazi nkorera abarabu. Hanyuma kubera telefone yawe no kwitabira ubutumire bwawe mpita nsha hano byari ngombwa guhindura kuko ni ibisanzwe kuri njyewe. Mu diaspora. Oya, umunyarwanda. Urabona bitagizera? ahubwo salama. Musalamu. Ese nabyo urabizi? Nabyo urabizi? Nta kintu bitwaye. Okay. Ntabwo nabana nabo ngo mbiyoberwe. Haryo utuye? Nyamirambo. Byanze bikunze aragaragara nk'umusilamu. Umuntu akikubona ahita nyine abibona uri umusilamu utuye Nyamirambo. Ahubwo si ubwo abakristo ntibabakatira. Oya. Cyenda umukristo. Sengera mu itorero bita Zero of the Gospel Church. Korera Cosmos abayoborwa na pasiteri wanjye akaba na Prophet Sultan Luc. Turaza kumuvugaho nyuma kugira ngo bakunzi bacu nk'uko mubibona Maganza agiye kutuganiriza, ariko ndabona ari seriye cyane. Sanga tugiye kuganira ibintu biri seriye. Oya. Ntabwo ndi seriye. Kuvuga gahoro. Uzagira isoni ziki? Wewe uri kubona abagabo batatu cyangwa uri kureba Ben ukuntu ameze gato. Ibitekerezo byagiye se? Ayo wavuze ngo ki? Nababwiye abantu badukurikiye ko nitwa umuja w'ingoma Oliva kabanzi ku izina rya Pascaline. Pascaline. Okay, Pascaline. Turagira rero tuganire wenda udushiremo muri make ese ko hano hanze hari imirimo myinshi wenda ikwemerera gukora idafite ikigusaba cyangwa se kondisiyo. Urugero nk'akazi ukora kondisiyo nuko wambaye gutyo, sibyo? Hano hanze ko hari imirimo myinshi, wagiye gute gukorera ababara hajyana abamari? Ngewe nkorera abatandukanye, yaba abavuye muri Omani, yaba abavuye muri Sudani. Abari bose umva yenda umunyabiraka. Yego. Aho nabonye akazi ariko muri bisi gukorera abarabu. Hari amakuru numvise abantu bari muri Omani, ni Omani. Muri Omani. Yego. Hari ukuntu abanyarwanda bari badafashwe neza
bakorera ibintu by'icarubozo ukuntu n'imirimo ivunanye n'iki, kandi uyu munsi nakuzanye kugira ngo uduhe amakuru. Abo bantu abantu bariyo, uburyo bafatwa n'uburyo babayeho nabi, ukuntu kutari sawa. Uyu munsi rwose nakuzanye kugira ngo utunyuriremo, utubwire ni iki kijya mbere ku bantu bariyo. hanyuma reka twihanganisha abantu tubabwire ko imvura yari ituje gukomeza ikiganiro, ariko kandi nubwo twimuye ibyicaro ntabwo tubuze gukomeza ikiganiro. Wari urimo umubaza, urimo umubwira ngo ese hari uburyo abantu bashobora kuba bata agaciro nka biriya bihugu bya Oman, niba ari abanyarwanda cyangwa se hari n'abandi bantu bajyayo hano mu bihugu bya East Africa, ariko kandi we yavugaga ko ashobora kuba bifite amakuru makeya. Ngira ngo wenda uraza kugira icyo ubwira abantu bari ku isi cyangwa se n'abari hano mu Rwanda bakunda kujya mu bihugu by'Abarabu, wongeze kubikomozaho urabona ko abantu bakunda gufatwa nabi iyo bari hariya. nakubwiye ngo njye ntabwo ndajyayo, ariko mfite inshuti zagiyeyo, yaba abo numvise nisanga bariyo cyangwa bambwiye nyuma wenda nkababuza ntibumve, ariko ntabwo bose babayeho nabi. Nk'uko nabikubwiye, n'abantu bakorera abanyarwanda muri rusange, kuko natwe turi abanyarwanda, ntabwo bose bafite imitima imeze kimwe nabo bameze kimwe, ariko by'umwihariko nyine hari igihe ubyumva kuko ari no mu gihugu kitari icyabo, kumva ko bamwe na bamwe babayeho nabi. Ni ukuvuga ngo hari abashuti bawe bari muri biriya bihugu bagenda baguha amakuru. Se ufite abantu baguha amakuru? Yego, ndabafite. bashobora kuba wenda banakwereka ubuzima bagiye babamo. Nk'umwe ikibazo kimwe yambwiye afite ikibazo cy'uko urumva yagiye azi ko agiye gukorera umuryango umwe, ariko yarambwiye ati nk'ubu mbyuka saa 11, mbyuka saa 10, aryama saa 8 z'ijoro, ariko nicyo si ikibazo kuko urumva ukora umuryango umwe akazi kajya kugabanyuka. Ati ndakora hageraho kagiye kugabanyuka kuko kurangira ko ntabwo karangira, imodoka ikaza bakamujyana mu kindi gipangu, bakamujyana gukora mu wundi muryango, akagiye gukora ahandi n'ubundi atari buze guhembwa n'uwo muryango, bakamutiza izo nshuti zabo cyangwa bene wabo. Naho akagenda akambwira ati nk'igihe mba nagiye ngasanga ameze nk'aho hatabaga abantu, kumva nimba ari mu gikoni akuramo amasuku, nimba ari ibyo kubatekera, nimba ari ugukoropa, nimba ari ugufura. Hari abantu benshi bagenda bavuga cyane cyane usanga bazana amakuru niba ari aba bavuye simbizi, bavuga ngo abirabura iyo bageze muri biriya bihugu by'Abarabu ngo babafata nabi cyane ku buryo baba bafatwa bunyamaswa. Nawe bashuti bawe bariyo baguha amakuru wenda bakakubwira ko ubuzima babayemo bafatwa nk'inyamaswa. Urumva nyine baranganiriza, harimo abambwira ko haba harimo Abarabu b'abagome, bashobora kukwiba ibyo kurya, bashobora kuguhereza ibiryo udashoboye, mu gihe bikunaniye baguhereza ibindi, ntibagufata nk'umukozi ngo bakugenere igihe waruhukira nk'akazi kose uko bisanzwe, ugakora utaruhuka. Nanjye nyine uko ubyumva mu bigo byinshi bambwira bariyo. Ninde wenda muntu waba warigeze ava yagatanga nk'ubuhamya, cyangwa se hakaba hari nk'inkuru mbi yaba yarumvikanye nk'umuntu wavuye muri biriya bihugu by'Abarabu? Abantu benshi bakunda kuvuga ko iyo bagezeyo bashobora nko kubajyana nk'ahantu bakabakuramo insimburangingo z'umubiri, ugasanga wenda bazibatwaye batabizi. Nk'umwe nabonye, ibyo numva byo ni byinshi nyine bitandukanye nk'uko byumva, byinshi cyane biteye ubwoba, ariko nk'icyo naba nzi neza, 2017 natuye hari mu bice byo kwa Mayaka, mu gipangu natuyemo hari harimo mama urwaye cyane, uko yabaye umuturanyi wanjye nkomeza mubaza ukuntu arwaye, yari yansobanurira ambwira ko mu myaka ya mbere yaho yigeze kujya muri Oman, hanyuma akorera umuryango, igihe kimwe ngabyutse yisanga afite ibipfuko. Yarabyutse avuye uwo munsi akibayo? Yego. Hanyuma urumva yisanga afite ibipfuko, ngo bigaragara ko impyiko baba bazimukuyemo, ariko ntabwo yari abizi ko ari impyiko. Hanyuma ararwara, hari iyo urwaye nyine barakohereza.
aje mu Rwanda bamukurikiranye asanga impyiko ze zose zarangiritse kandi zari nzima, bigaragara ko bamukuyemo impyiko nzima bakamushyiramo izirwaye. baramuhinduye bamushyiramo izitari nzima. urumva uko bikose ntabwo abaganga baba bamubazi, baba bujuje ibisabwa, ibikoresho byose ntabwo biba bihari, baramwangije ku buryo nubwo atama ibisobanuro bifatika hamwe ko kuba yarashaje nta mwana afite ariho hantu byavuye ko bamubaze nabi baramukomeretsa. bivuze ngo uretse no kuba baramubaze wenda umuntu ashobora kuvuga ngo bamubaze nabi, ariko n'ubusanzwe ubwo urumva bamutwaye impyiko nzima bamushyiramo izipfuye izipfuye. zishobora kuba arizo zavuyemo ingaruka yo kuba wenda ubuzima bwe bwakangirika. urumva nyine mu bisanzwe iyo ufite n'impyiko imwe ipfuye ni ikibazo. ubu rero urumva yari afite ebyiri zipfuye nta n'imwe yabasha gufasha iyindi. cyaje kurangira 2020 apfuye, ntabwo nari nakamenya amakuru menshi muri Omani, ariko icyo cyonyine cyatumye kinera ubwoba mpita numva mu gihe nari nkuze ndi gushakisha akazi, urumva hari igihe kibaho ubukira gukumva ukeneye amakuru nyine nk'urubyiruko, nawe urabizi ukumva ahantu hose hari akazi wajyayo. ariko kuri njyewe ntabwo ngize ntekereza muri Omani kubera urwo rugero rw'umuntu umwe nabashije kumenya mbere y'uko umenya amakuru yawe. ntabwo wigeze ubikunda, wari warayamenye mbere se? urumva 2018 nibwo mama yatuganirije iyo nkuru, atubwiye nyine ukuntu indwara arwaye aho zaturutse n'uko byagenze. we ni Umurundi, ubundi ibyo muri Omani nubwo mu Rwanda ubona byamamaye muri iyi minsi cyangwa muri iyi myaka 3, mbere yaho mu Burundi ho bari babizi. uwo rero yari Umurundi, umva bavuye mu Burundi baza gutura mu Rwanda. mu Burundi hariyo izo kampani zabo zibatwara. hari abarundi benshi baba muri Omani, nibo batangiye. ari nabo bashaka kuba nyine n'ubundi impamvu urwo rubyiruko rwinshi ruba muri Omani ni ukubera urugero uyu munsi tuvuga ngo mu Rwanda hari ukuntu urubyiruko bamwe na bamwe badafite akazi, bakumva ahantu hari akazi bahembwa ibyo 200 by'amanyarwanda, dore ko ngo banayongeje ari 250, kumva ari uburyo bworoshye. hari nayo mpamvu bagerageza guca inzira zitemewe, kuko ntabwo hano mu gihugu cyacu ababimbwiye bose ntabwo bambwiye ko hari inzira ihari yemewe. bafite uburyo izo kampani ubwo zifite ukuntu zibacamo bakuzurisha ibisabwa bakurujira indege muri Kenya. hanyuma wowe urabona ukorera Abarabu niko watubwiye. hanyuma iyo Abarabu bamenye ko uri umukristo, urabona nko wambaye nk'abayisilamu kandi ntabwo watubwiye ko ari umuyisilamu, iyo baramutse bamenye ko uri umukristo, usenga nk'abakristo, usenga nk'abarokore, bigenda bite ko ushobora kuba utazi no gusarura uko nakubona? Njyewe urumva Nyamirambo by'abasilamu ndabibona, ariko njyewe nta ndahiro n'imwe ndahagira mu basilamu, sindajya mu basilamu, sindajya ku musigiti, ndetse ko no mu buto bwanjye nabaye mu bayisilamu, ariko ntabwo nabaye mu masengero nk'uko nabikubwiye nyine. nsengera Cosmos kwa Pastor Sultan Eric. usengera kwa Pastor Sultan Eric ni umuprofeti. yego, ubwo uranamwemera byatari cyane. amahoro n'imigisha bimubeho. amahoro n'imigisha bibe kuri Pastor Eric. hanyuma mu by'ukuri ukorera Abarabu, wiyambarira nk'abayisilamukazi, ntabwo ushobora hari umunsi ujya wambara nk'abarokore? nk'urugero na tegeko rihari rinyemeza ngo ngomba kwambara nkabo, ku buryo nambaye nkabo nakumva ikibazo cyavutse. ariko njya kumenyana nabo, umuntu wa mbere wamuje nabo, Abarabu nyine urabona ukuntu abayisilamu binaha bambara, utari umusilamu nta kintu bitwaye, kubera bo igihugu cyabo kiba kigenda ku mategeko ya Isilamu n'ubuyobozi no muri politiki. nyine bumva nyine aribyo bintu bakunze kurenza binaha ngaha kubera n'ubuyobozi buhaba. rero umuntu wamujije nabo mbere na mbere yambwiye ko Abarabu byaba byiza uri umuyisilamu, ariko utabaye umuyisilamu ugomba kwambara nkabo kugira ngo utabagusha. uba ugomba kwambara nkabo, ariko si ngombwa ngo bagutegeke ngo ube nkabo. njyewe wigeze anegeka ngo ujye wambara gutya, ariko abona akoreye mbere kubera ko uwamuje nabo, umunyarwanda wamuje nabo bakorana mu kazi kandi gatandukanye, yarambwiye ati bibaye byiza wajya wambara kuriya. ariko barambajije mbabwira ko nawe muri umuyisilamu, gusa nyine kwambara gutya ni nk'inifomo y'akazi kuri njye birabafasha, ariko si ibintu nambaye byateza ikibazo. ariko nanjye kubera iminsi ishize wumva amaze umwaka urenga mbakorera,
kandi batandukanye, nyine bisigaye bindimo. ese nibo bagenda baguhanahana cyangwa kuvuga ngo wenda ubakorera buraka? Numvise ushobora kuba usa naho ukora buraka. Hari igihe nkora akazi k'ukwezi, hari igihe nshobora kuba mfite ak'ukwezi nkaba n'ikiraka ku ruhande. Bamwe baranamara, nyine ni ibisanzwe, nawe ufite umukozi mwiza mwene wanyu akaza muri icyo gihugu ugahita ureka kumutangamo pasi. mu yandi magambo mbakorera neza akazi kabo, ntabwo ari ibanga. Yego, ni ukuvuga ngo ubakorera neza cyane bakagenda baguhanahana. kubera ko nanjye nkeneye akazi, ko nyine nk'umunyarwandakazi nkeneye no kuba nakora inshingano zanjye nk'uko nzisabwa. Niba atari ibanga, Abarabu bakorera ibijyanye n'iki? Ndabatekera, ndabakorera n'amasuku, batera ipasi, nkajya kubahahira n'ahandi bakeneye, kuko hari ahantu baba bakeneye. Urugero, hari ahantu bashobora kujya batabasha gukoresha icyongereza bakanyifashisha. Ibintu byo guhaha ntabwo urumva uwo mwanya bawufite wo kwirirwa mu masoko atandukanye cyangwa muri supamaketi zitandukanye. Ibyo basanzwe barya baba bamaze kubimenya, uba ubizi neza. Ese biriya bintu barya nawe ubiryaho? Harimo ibinanira, si byose bampereza. Urumva nyine harimo ibyo nteka, kenshi na kenshi nabo bakunda kuza mu gikoni, nabo harimo ibyo bateka, ariko ibintu byinshi byabo ntabwo mbishobora. Mu bisanzwe ntabwo mpfa kurya ibintu byose bibonetse, harimo ibishyashya mba nazi bikananira, atari uko nabizi, ariko n'ibyo nzi birananira. Mbese wa Maganza, ni nk'ibiki wenda wabonye barya twebwe inaha tutarya? Urugero, bafite ibishyimbo bimeze nk'imbuto z'ibibonobono. Ubona bya bishyimbo binini cyane, ariko bimeze nk'imbuto z'ibibonobono. Ikindi nk'ubwo ibyo byarananiye. Icya kabiri, hari nka sisitemu yo gutekamo ibintu bizwi, aho kongera bikananira nawe bishobora kunanira. Urugero, nk'ubu mu Rwanda muri hake ndabona umuntu watetse inyama azitekanye n'ibijumba ashyiramo isosi, ariko barabikora. Bafata isosi y'inyama, bakazikaranga n'ibirungo, bagira ibirungo byinshi bitandukanye, bakabishyiramo, yarangiza agahita afata ibijumba bitoya akase butoya nk'ubufiriti, bigatogoteramo akavanga. N'ibyo sinabirya. inyama barya ni ubuhe bwoko? Njyewe abo mbana nabo ntabwo nabona hari inyama barya nazi. Barya inkoko, barya inyama z'inka, barya amafi, barya n'inkwavu. Ni ukuvuga ngo inyama byo ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe, ariko uburyo babiteka bitandukanye, n'ibirungo byinshi bitandukanye. Harimo ibyo nazi, harimo nk'ibyo mbona nkabona ari ubwa mbere, mbaje kubimenya nyine uko mbibona n'amazina yabyo amwe n'amwe. Ariko nyine ni ibirungo by'amafu nazi nyine, kandi byinshi biba bitandukanye. Kuva wakorera Abarabu, ni iki kintu cyakubayeho ushobora kuba utaranejejwe nacyo? Ikintu ubundi mbere na mbere, ikintu cya mbere, iyo utari wabamenyera, ushobora nko kujya kubaca amafaranga ukagira ngo ni byari bisanzwe byo mu Rwanda, bameze nk'abavandimwe umunsi ku munsi. Bo ntabwo ariko bimeze. Ikintu cya mbere kuri bo, muvugana amafaranga, muba mupfana amafaranga. Ubusabwa kubakora akazi kabo neza, ntabwo guhagarara hejuru, nabo bakaguhemba amafaranga yabo. Ariko nyine ibintu bya kivandimwe ubona nta biba bihari. Ni ukuvuga ngo nta bintu bya santima nyinshi baba bagufitiye. Njye nta bugome bari bankorera nk'uko ubu ngubu mbyumva. Simpamya, sinavuga ngo uko ari abantu beza mbere na mbere, mpamya ko ari amategeko y'igihugu barimo. Ko nyine bari hano bakeneye kubahiriza amategeko n'amabwiriza. Ariko nyine ibintu byo kuvuga ngo mufitanye ubucuti, mufitanye santima nyinshi, ntabwo bashobora kukwisanzuraho, kwa kundi ushobora kubona nk'umukozi wawe agukorera neza, ukagera ku rwego wumva wabimugira nk'umwana mu rugo cyangwa se nk'umuvandimwe, kuko ntabwo bikunda. Urumva nyine bose bafite imico itandukanye. Hari abamaze amezi 5 n'abakorera baragiye muri Qatar. Bo nyine yari umumama n'umukobwa n'umusore. Hose nta kibazo, narahisanzuraga ku mafaranga, kuko hari nk'amafaranga mba nshinzwe kugenda nshyira mu byumba abana babo bakoresha, kuko bafite amafaranga.
ariko ntabwo navuga ngo ni uko banyizeye bankunze cyane, baba bari aho ngaho. Ikindi kiyongereyeho amazu baba barimo kamera, aho gukontorora kubyo no kuri telefone yaba afite kamera gukontoreraho. Njyewe ntabwo navuga, cyakora uko biri nkurikije abandi twabanye, abo harimo ubushuti burenze kuko bambazaga amakuru y'umwana, bagiye batanaga nk'ikintu gake cyane ariko bakameza ngashyira umwana, ariko abandi bo nyine mbona dupfana amafaranga, ngomba kubakora akazi kabo neza nabo bakampemba amafaranga yabo neza. Se mu magambo make wubahirije inshingano zawe nabo bakubahiriza izabo, n'ibyo nta wundi mubano urenze urimo. Ese mama Ganza uribana? Ibyo ndumva atari ngombwa, hari ubuzima bwanjye ku giti cyanjye. Kubera iki se? Ari umuntu ari ubuzima bwanjye. Wegeze kuvuga uti ngiye mfite umwana, ariko ntabwo ugeze utubwira ko afite umugabo. Ibyo ariko ndumva atari ngombwa. Ikindi gihe ari kuri kamera. Nta mugabo ushaka? Nta mugabo ushaka? Aya ntabwo numva nditari ko najya kuri kamera ngo ndashaka umugabo. Ikintu cya mbere nkeneye kuri inzu byose ni amafaranga, kuko amafaranga nibwo buzima. Ukunda amafaranga cyane? Amafaranga nahishuriye kuko ukunze amafaranga aranaza, kuko iyo ukunze ntabwo bihera mu magambo gusa, shyiramo no kuyakorera. Kumva iyo ukunze ikintu uranagishaka, gushaka amafaranga ni ukuyakorera. Niyo mpamvu ndayakunda, kubera ko impamvu nyakunda ni ibintu byikora, nawe utayakunda. Ubuzima tubayemo ni amafaranga, ibi byuma byawe ni amafaranga, izi mikoro ni amafaranga, ahantu twicaye ni amafaranga, n'abazatureba ni amafaranga bazinjiza, kandi nawe ni amafaranga uri gushaka. Ni amafaranga. Hari nubwo harimo turi gutambutsa ubutumwa, ariko ubwo butumwa nabwo impamvu turi gutambutsa kugira ngo bugire icyo bumarira abantu, abenshi ubuzima bwabo bwandikwa kubera amafaranga. Nkunda amafaranga ariko ntabwo nashyira ubuzima bwanjye mu kaga, nubwo ntabwo ari urugero rwo kuvuga ngo ntabwo najya muri uwo mari, hari n'akandi kazi kenshi natakora mbona kabungabunga ubuzima bwanjye. Ariko waratinye cyane muri uwo mwanya, warahatinye. Urumva ahantu 80% uba witeguye gusangayo n'abantu bakuhemukira, kuri njyewe ntabwo najyayo. Nubwo nkunda amafaranga, nkeneye amafaranga nanjye imbaraga zanjye, ariko ubuzima bwanjye ntibuhungabane karangizanye. Ikindi cyatuma najyayo, nta butabazi burenze wabona, ndakeka nawe ujya ubibona. Uba wasinye kontara y'umwaka, uba wabisinye mu buryo igihugu kitabizi. Urumva iyo umuntu urumva babohereza amafaranga y'indege izakuza n'izagusubizayo, ibyo ntabwo biba kuri tike yawe, ni ibyabo. Hanyuma iyo kontara no mu gihugu bareze nta kintu byatanga, kuko nyine uba wasinye kontara kujya gukora akazi, kandi ugasinya kontara y'akazi utarageramo. Niyo mpamvu rero njye ntabwo najya. Ku mafaranga we nta mishinga ntayihari. Amafaranga harimo kondisiyo, kuko ari amafaranga ntagiye nahise ujya ngo 250. Urumva muri Sudani 250 ntabwo ari make, nta kintu na kimwe usabwa, kandi buri kwezi bakayaguhereza. No mu Rwanda iyo witwaye neza, wagize imana ugahuza n'umuryango muzima mugahuza, 350 barayatanga. No mu Rwanda se abari mu Rwanda nabo barayatanga? Abari mu Rwanda terwa nabo mwahuye. Wanshakiye akazi. Naka ni akazi, ariko nugashaka nta kibazo, uzaguha pasi. Umuntu aramutse akwambuye amafaranga, wamubabarira ukamuharira umwenda? Anyambuye amafaranga? Wamubabarira ukamuharira umwenda? Kuri njyewe nafite uburyo nakwishyuza nibwo nabyihorera, ariko ukamubabarira. Ubundi ibintu byose biterwa n'amasezerano twagiranye. Nimba nagukoreye akazi tukavugana amafaranga, ugomba kuyameza. Utayamaye nkabona itegeko ryandenganura, ntarikoresha. Nubwo bimeze ku isuku kuvuga ko n'amafaranga yajya agenda cyangwa n'amafaranga nahereza umuntu ku buntu, nkamenya ngo nayaguhaye ni ubufasha naguhaye. Nubwo utanyitura nakorewe umugisha, kuko icyanditswe kiravuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Niyihe myemerere wizera kurusha iyindi? Yewe nizera Yesu n'umwami n'umukiza, nizera ko Yesu yambabarira ibyaha byanjye byose, iby'ejo hashize n'iby'uyu munsi n'iby'ejo hazaza. Ibyo ngibyo mbyizera nkurikije icyo Bibiliya ibivugaho. Nibyo.
nkanizera n'umuhanuzi wayo. ukanizera umuhanuzi w'Imana. Hanyuma imyizerere y'abari abantu urayemera? Abarabu ntabwo mvuga ngo sinyemera, nta nubwo nyihakanye, gusa mfite iyo ndimo kandi si bajya bamatiriza ngo njye mu byabo. Abantu benshi bakunda kuvuga ko hari utuntu ngo bakoresha wowe umaranye nabo igihe kinini, hari ibyo baba barabonye. Ibyo ndabyumva, nanjye ndabyumva, bavuga amagambo ko n'amafaranga bakubera inyatsi, bavuga ko nyine bafite imyuka bakorana nayo, ariko kubyumva nanjye niko mbyumva, simfite kubihakana, simfite no kubyemeza. Hari ukuntu umuntu byibura nk'umuntu uba warigereyeyo yabanye n'abarabazi ashobora no kuba kuko hari abantu bari muri ibyo bihugu turi kuvuga bagera gutyo wenda bagahamagara nk'abantu bari hano mu gihugu bakababwira uti twebwe kuva twagera aha hantu ati ikirere cyaha cyaratunaniye kibakoresha ibintu by'ibyuka mibi. Mu kindi kiganiro nazakubariza amakuru yose nkabikubwira, gusa nyine nk'uko byumva nanjye ndabyumva. Nabo muri Omani ntabwo njya nkunda kuganira nabo kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo hari imyuka, nyine ndabyumva, ariko kubera ko ubimbajijeho nkaba nabiboneye igisubizo, mu kindi kiganiro nazaguhereza amakuru ya nyayo. Kubera ko ufite abantu bagira gutya bakaguhereza n'amakuru. Hari abamereza amakuru, hari abamereza ubuvidewo, ndakeka nizo kwereka videwo y'abikumva bahohotera abantu. Muri make ntabwo abaribo bose bahohotera abantu, ariko abenshi barabahohotera. uze ko utwo tuvidewo turebe ukuntu bamwe baba bahohoterwa kandi wenda bishoboka ko baba ari abanyafurika. Yego, harimo kamwe nakweretse wabibonye ko ari umukobwa w'umwirabura, wabonye ko bamushyiraho ikintu cy'igiti hano cy'icyuma bagakubita. Simpamya ko hari atahavuye anapfuye. Hariya ntabwo wahava uri muzima, uhavuye kandi urabona ko ari abagabo bari kumuhohotera, uhavuye uri muzima wahita unasara. N'abagore baho nyine bamwe na bamwe nyine baba bafite ikibazo cy'irondaruhu cyangwa irondaruhu, kuko sinaba ko ari irondakoko. Ni irondaruhu. Yego. Ni ukuvuga ngo banga abirabura. Gusa nanjye nyine njya nibaza ku kibazo kimwe nza kuza kubabaza, abari muri Omani bose ni abayisilamu, n'utari umuyisilamu yitwa umuyisilamu. Nakibaza ngo bamenye neza ko uri umukristo byagenda gute? Kuko korowani niko bambwira, kuko nakubwiye ko mbana n'abayisilamu ariko ndi na muto nabanye nabo b'abanyarwanda. Korowani ngo ivuga ngo, ntabwo nzi kuyisoma, ivuga ngo kwica umukafiri n'umuhakanyi, ubwo nyine umukristo n'umuhakanyi utizera Imana yabo, kwica umukafiri ngo nta cyaha kirimo no kumwambura amafaranga ye. Urumva nimba bajya bakorera abantu, kandi abo bana ndabizi ni abayisilamu y'Iburasirazuba tuvugana, harimo n'ab'i Kigali, ni abayisilamu buzuye bafite na za CDG. Apana njye uri kubana wambaye ubikora ku bw'akazi. Njyewe ni ahantu muri n'ayisilamu, kwambara gutya ntabwo ari ibintu bikaze nuko ari ibyo abantu bishyiramo. Umuntu yemerewe kwambara ibintu byose, ariko dusanzwe tuzi ko abantu bambara gutya ari abayisilamu. niko nyine abantu babifata, ariko urumva wabikunda. Nk'urugero narerewemo, kuba wakambara gutya, na mbere y'uko njyamo nari mfite imyenda yabo, nubwo natambaraga cyane kuko gukora iminsi 6 byarangiye nyine imyenda mfite ni iyabo, byarangiye nsigaye nkunda kwikwiza, cyane cyane muri iri zuba, bindinda izuba n'umubiri wanjye mbona urushaho kumera neza. Hanyuma nakunze kumva ubuzima bwawe bugira kure cyane, udashaka kuvuga ku buzima bwawe, ariko sinzi niba nakubaza icyo uri bumbaze ndakibaza kukigusubiza. nari nkubaje ngo ufite papa na mama? Mfite papa wanjye, mfite na mama wanjye. Murabana i Nyamirambo? Papa wanjye na mama wanjye baba muri Gatsibo, ahantu bita Gatsibo. Uvugaho cyane. Nuko numva nta kintu biri bufasha abantu, nyine bimwe na bimwe turi kuvuga hano turi gufasha abantu, harimo n'urubyiruko cyangwa n'abakuze. Si uko turi kuvuga ngo abantu bashobora kujya muri Omani, ariko mbere na mbere abanza babitekerezeho. Ntiwumve ngo ahantu hari amafaranga ufite wumva ngo ugomba kujyayo. Ugomba kumenya hari amafaranga, bayabona gute, bafata gute ikiremwamuntu. Kuko nanjye ubwanjye iyo bambwiye ngo hari umwarabu nshaka, ndabona ngiye kuvugana nawe. Urugero, hari nk'abarabu ukorera ariko bakaba batakugaburira,
icyo gihe rero urumva ndi mukuru urugo rwanjye nibeshejeho ndihahira ntabwo napfa ari umuntu ibiryo ahubwo turadiringa nashyiramo n'amafaranga yo kuba najya kurya mu kazi ko bya bindi noneho urabivuze kumva nagomba kwa mama mama wanjye ari i Gatsibo Kigali maze iminsi itari mikeya mva nahaje nta mwana mfite umuryango nagombye kurondora ngo mbarana bangahe ibyo ni ibyanjye nawe nyuma ya kamera oya wabivuze uri umuntu witunze kandi kuko nibyo kuraje Imana ijya igenda iguha n'umugisha mu byo ukora byose ariko kandi turagira ngo byibura utambutse message ugira abantu inama kuko benshi bagira n'ubwoba bwo kuba bavuga ngo ntibakorana n'Abarabu cyangwa se ntibakorana n'abazungu ni abagome ibintu nk'ibyo ngibyo hakaba noneho n'ababyifuza cyane bavuga uti ngize nk'umugisha ngakorana n'umuntu utari uwo mu gihugu cy'u Rwanda byaba ari byiza mbere yuko natanga message ntabwo nakubwira ngo utinye abanyamahanga gukorana nabo icyo nayo yaba ari ingengabitekerezo zahise z'aho baturuka ugomba gukorana n'abantu ariko nanone ntukubukire gukorana nabo n'umunyarwanda erega nawe ugomba kubanza kumenya amategeko n'amabwiriza agenga ako kazi cyane cyane ubwo abo ndi kugira inama ni igihe uri busohoke igihugu ukajya ahandi niw'abandi sibyo ubu uyu munsi umuntu wese nakorera w'umwarabu turi kumwe no mu gihugu atubahirije amategeko n'amabwiriza hazamo ubuyobozi bukandengera ashobora kuba ari kumbangamira nanjye rero nshobora kumubangamira wenda nitwaje ko ndi iwacu ikibazo bagikemura kuko turi mu gihugu cyubahiriza amategeko yaba ku munyamahanga cyangwa ku muturage uri mu gihugu ntabwo rero nabwira abantu ngo birinde kujya hanze nta nubwo nabashishikariza kujyayo urugero twari turi kuvuga ku kiganiro cyo muri Omani kuko niho twumvishije ibintu bibi ariko ntabwo ariho gusa no muri Congo twumva ibyo bakorera bene wacu bavuga ikinyarwanda bitwaje ngo ni abatutsi ndahamya kuri n'umuntu utagiye mu nterahamwe nabo bakugirira nabi inama nahereza rero abantu bajya hanze haba muri Omani cyangwa mu kindi ni ukubanza kumenya inzira biri buze gucamo impamvu ya mbere ngenda natashishikariza abantu kujya muri Omani ni ibintu bidaciye mu mucyo ibintu ugiyemo baguhohoteye leta yawe nta hantu yabariza kuko nyine wagiye uyikwibye ibintu wagiyemo hari amategeko y'u Rwanda birimo niyo mpamvu rero nabwira abantu ko ngo ndi kubivuga nkanjye kumva inama yanjye ndumva rero nayigira n'abandi nkuko hariho abayikurikije n'utarikurikije nabagira inama y'uko batasohoka igihugu ngo bagende binyuranye n'amategeko abantu benshi bakunda gukwepa cyane bakagenda batorotse cyangwa se bakanyura inzira za panya bivuge gutyo bakajya mu bindi bihugu bageraho bagahurirayo n'ibyago kandi batazabona uburyo ki bagera no kuri ambasade ngo barenganurwe yego nanjye aho niho ndi kukubwira urumva iyo nk'ubu urugero rutoya nyine kugira ngo byumvikane bigeze kundangira akazi muri Uganda ahereye kera ntabwo nigeze numva nkunze muri Uganda nubwo mazi papa wanjye afite isano ryo kuba yarabaye muri Uganda nk'uko uzi abanyarwanda bose babaye muri Uganda kubera guhunga ariko njyewe nagiye mbona nahakunze noneho hari igihe cyabayeho nta kazi mfite umwana ukeneye kubaho kandi inshingano nyinshi ziri kundeba naje kujya muri Uganda umuntu amuje n'undi muntu ariko namuzi ariko nbyemera kuko twaciye ku mupaka nagezeyo Kampala yari yamwongeye gucuruza muri alimentation narahageze ngeze nimugoroba mbona afite isafuriya y'ibiryo n'amasahani ya plastique nkangahe ari kwarurira abantu ikibazo si icyo ngicyo mbere na mbere nahise najya kubona ko yambeshye ikibazo kindi kiyongereyeho byageze nimugoroba abashoferi batwara amakamyo naza ahantu ajya mbona atangiye abahobera akajya ambwira ngo nanjye nimbahobere nkabasuhuza nyine n'akaboko nkabankurura noneho nyuma aza kumbwira ati rero akazi wajemo birasaba kugira ngo witwara neza ukiyoroshya ntubwire nabi abantu bari hano ntushire isoni yewe mbirebye nk'umuntu mukuru nubwo nta kintu yari yanyeruriye mbona harimo no gufata neza abagabo kandi ntabwo aricyo kintu twe twavuganye
kubera ko nari mfite ibisabwa byo kugira ngo nsubire mu Rwanda, bari bantereye akajeto ku mupaka, mu gitondo nyine nashyize irangamuntu yanjye hano, ndavuga ati nshobora kubivuga bakangira nabi, kuko numvise ngo muri Uganda umupolisi n'umuhaye 2 yagufunga. Gitondo saa 12 narabyutse mpita ngera hanze na bag, ndavuga turabeho, umva nimero yanjye yari yavuyeho. Ntabwo nahise mvuga ati ndatashye, umva ko biri kose nk'umuntu nkanjye mukuru ntabwo najya ahantu ntafite itike izangarura. Ntabwo nibukaga ahantu bwari iri, ariko narishakishije ndahagera ndatega, kuko navuga ngo nubwo amafaranga bayatwara nagenda n'amaguru nkagera ku mupaka nkavuga ati ndashaka gusubira iwacu, kuko nari naciye mu nzira y'ukuri. Ariko iyo waciye izo nzira za panya, impamvu nanze urwo rugero rutari ngombwa ni uko nta kuntu wakijyana mu maboko y'u Rwanda, kuko ntabwo wujuje ibisabwa. Ikindi umuntu aba afite ubwoba ko ibihano bibuzeho gufata. Niyo mpamvu nagira inama abantu yo kujya, nimba ari hanze ugiyeyo ukajyayo uhagarariye igihugu, utagiye nk'inyeshyamba cyangwa umugambanyi cyangwa nk'umuntu bahohotera ukabura aho ubariza uburenganzira bwawe. Wenda mbere y'uko ukorera Abarabu hari akandi kazi wigeze ukora nk'akazi ko mu rugo? Yewe kuva navuka ntabwo nakoze akazi ko mu rugo, naracuruzaga, ariko nize hoteli. Nibyo wize? Uzi kuvuga indimi zingahe? Indimi zingahe? Igiswahili ni gike cyane, n'Ikinyarwanda, Icyongereza ndagerageza, bituma mbasha kubona umugati, ariko ntabwo ndi umuhanga muri. Hari uburyo uvuganamo n'Abarabu bawe bakakumva? Umuvugana mu ruhe rurimi ko nzi ko badakunda no kuvuga ibintu by'Icyongereza, bakunda kuvugana mu Cyongereza, ariko abo tumaranye iminsi bagenda banyigisha ibikoresho bimwe mu Cyarabu. Bagenda bakwereka ati iki n'iki cyitwa gutya. Urumva nyine iyo uri umuhashyi umutwe urawupanura neza, bisaba kwita ku bintu, uretse ko n'imico y'abanyamahanga kuba mu mutwe wawe nta kajagari karimo. Iyi urumva ngiye mbafite ikayi n'ikaramu, iyo bambwiye nk'ubu gutekereza ikintu nakubwira nzi mu Cyarabu, hari akarungo bateka mu cyayi kitwa ngo nana mu Cyarabu. Ubwo mpita nandika mu ikayi yanjye ngo nana, ayitwa leta nandika y'Ikinyarwanda, kuko abakambwiye yihuta, kandi mba ngira ngo mba ndi muri gahunda nyinshi, kubakora nyine no kuburi tayari, nubwo wabonye ncumbagiramo, ariko nyine mba ndi tayari cyane, mba nyine kwihuta. Gucumbagira uvuze ni gute? Gukanya ndacumbagira. Ufite akaguru ka ariko ibyo ni ahantu bihura n'akazi, ngerageza uburyo bwose bitajya biba ikibazo, ntabwo biba ikibazo. Noneho rero ngo mpita mbyandika, ngo uko nshoboye muri iyo minota nyinshi nkabyandika uko babimbwiye, nkabyandika no mu Cyongereza kugira ngo ubutaha nakimbwira, cyangwa nimura n'uwo utabizi, hariho n'ababa bafite Icyongereza gikeya batakizi, cyangwa reka nanjye ntabwo nzi cyinshi cyane, icyo nzi tuba tubasha kuvuga. Gukoresha umuvuduko wihuta iyo uri kumwe nabo, ushyiramo speed nubwo ntabwo wenda biza muri rukanka, ariko nyine ibintu byose ubikora ku gihe. Nimba avuze ngo uzana ikintu hariya, si ngombwa ngo icyo wari urimo wayakirangije. Nimba uri gukora ikintu ntabwo gikora uko wumva ubishaka, kuko iminota, kubera ko bakora ibintu vuba, iyo ari igihe cyo kuryama no kuryama, iyo ari ukwicara, nawe rero ari kugukoresha aragutuma vuba vuba. Ubwo iyo ukora ikintu ugikora vuba vuba, uteganya ngo mu kanya ushobora kuvuga iki kitararangira. Ako gashoke ko gucumbagira bwemeza bite? Hano nararwaye bisanzwe ndi mutoya, bikomeye cyane, kubera ko nize primaire ngendera mu mbago. Wize muri primaire ugendera mu mbago? Ngendera mu mbago, ngendera no muri pareye, nambara na pareye y'icyuma. Byari bigoye, ariko nyine nk'uko nabikubwiye ngo umuhanuzi, najyaga ndwara bikagaruka kenshi. Pasiteri yaransengeye hamwe n'Imana ye, kandi azakiraba. Pasiteri Sultan? Yego. Niwe wagusengeye? Yego. Yagusengeye umaze gukura uri mukuru? Yaransengeye, hano ku kaguru kanjye hahoraga nari narwaye indwara yitwa stomayite, barambwiye ko urunyo rwasigaye mu kaguru. Umuzungu wambaje dufite niko yari yarambwiye. Yego. Byahoraga bigaruka,
ndumva ntabwo ubuzima bwanjye bwari bumeze neza. Yaragarukaga akaguru kanjye kari kagufiya cyane kageraga nk'aha kageraga nk'aha ncumbagira bikomeye cyane cyane nyine ku banzi n'uyu munsi baratangara. Yaje kunsengera habaho santimetero kariyongera kubyo nagiye kwa dogiteri agatangara. Yaragusengeye akaguru karagororoka yego abantu bareba hiyongeraho gutya intambwe. Agusengera yarakarambuye hiyongeraho intambwe. Yaransengeye bisanzwe avuga ko Imana inyujije kuzongera kurwara ibisebe. Washije nk'imyaka nk'umunani. Ibyo bisebe byaturukaga mo hano mu kaguru cyane mwita. Hano ku kaguru mfite inkovu. Bari barambaze ariko kubera icyo kibazo kwa muganga bambwiye narwaye indwara yitwa stomatique hahoraga hagaruka. Utaha rero duhura nambaye nini cyangwa ikintu nazamura. Uzamura ipantaro ntibyakunda. Ntabwo byakunda. Zamuraho gato wenda abantu barebe. Ntabwo byakunda inkovu iraha cyakora hano barabona ntoya. Hano inkovu iragaragara. Ariko hejuru hari nini cyane. Urumva nyine nize primaire akaguru kahoze navuye kwa muganga kageze hano mu ntege. Banyambika ibyuma bingorora ariko birangira kageze aha ngaha kanze kumpanuka. Ariko avuga ko ibisebe bigiye ngeze mu rugo mbura akaguru kabaye karekare. Wageze mu rugo uwo munsi yagusengeye. Yego. Usanga akaguru kabaye karekare. Urabona nyine hari uburyo bashobora gusenga igitangaza kikaba ako kanya, hari n'ubwo gishobora kuba mu minota cyangwa nyuma y'iminsi wenda bitewe no kwizera k'umuhanuzi kuko njyewe ntabwo navuga ngo nafite kwizera kwinshi. Hanyuma rero kaza kuba karekare nyine naratangaye tujya kwa muganga na muganga ayobora nyine aratangara. Ubwo rero kuva icyo gihe naracumbagiraga cyane kubwo nagendaga nunamye cyane ku buryo umunsi ngeze muri karitsiye nyine abantu baratangara. Aho iwanyu mwari mutuye? Yego. N'i Kigali nje n'i Kigali naracumbagiraga cyane kubwo nabonaga n'ako kazi mu bwankura ntabwo nari kugashobora nyine bataza kubaho umuhanuzi. Ni gute warangije amashuri yawe ufite akaguru kameze gutyo ugendera no mu mbago? Byari bigoye ariko Imana yarabikoze. Wagenderaga mu mbago ebyiri cyangwa yari imwe? Nagenderaga mu mbago ebyiri z'ibiti kubera iz'ibiti ni igihe umuntu atabasha guhagarara adafite imbago. Nyuma yaho ngendera mu z'ibyuma ebyiri nambaraga icyuma cyitwa pare kigura mu 800 kiva hasi kigafata hano kuko igufwa rya riseke ntabwo byari byabakomeye. Byarajegeraga. Byari ritoya nanywaga ibinini nkiri mutoya naranahura na pasiteri bituma igufwa rimera. Akumva igufwa ryameze ntabwo ringana nk'ibyo bakuyemo. Ibyo bakuyemo ryari ryaramunzwe. Hagarukagaho ibisebe dogiteri yizeye ko n'iryo ryameze rizangirika. Rero icyo gihe nubwo tuciyemo hagati niko umuhanuzi yansengeraga ndakira kaba karekare. Yagusengeye uri mukuru? Hashize imyaka 7 ansengeye. Uretse ko n'ubundi buri munsi akomeza kunsengera buri munsi avuga ijambo. Yego. Ndi mutoya wagiye mu masengesho nk'ibisanzwe ugezeyo umuhanuzi aravuga uti mu izina rya Yesu akaguru kagomba gusubirana. Ubundi nubwo habaye ibintu birenze nkurikije ibyo nabonye Imana yamukoresheje n'amaso yanjye yaransengeye muri rusange. Ariko nafite ikibazo cy'uko ku kaguru kwa kundi haguruka mu barwayi inda rimwe uzadusure nyine kusengera yagira gahunda yo kuvuga ngo abarwayi bahaguruke akabasengera. Ntabwo birindira ngo aze imbere abakoreho. We arategeka gusa. Arasenga aravuga abarwayi muhaguruke hanyuma agasenga akarambura ikiganza atagikoreshejeho agatangaza ko indwara zisubiyeho zavuye twaturoka imibyimba ya Kristo adukijije nk'uko icyanditswe kibivuga. Nuko nyine nanjye nakira igitangaza ndakira. Uwo munsi nibwo byafashe umunsi umwe gusa ugeze mu rugo akaguru kararambuka wongeye kwisanga warakize. Ubu no kuba nge bitewe naho navuye numva narakize ariko n'ibi ngibi kuriye mbona ari ukutizera kwanjye byakabaye byararangiye. Prophet Eric Imana y'umugisha ajya akomeza kurambura ibiganza hanyuma nawe uzamure kwizera no kucumbagira bizagenda bigeraho birangire. Yego ndabyizeye kuko ibyabaye n'ibyo byari bikomeye kuri njyewe ibi ni ibisanzwe. Nubwo
bakunze kugira ibintu bya pirive cyane, ariko ubutaha uzaduhamya mu buryo burambuye cyane bw'ubuzima ariko ntabwo ari pirive. oya numvisha udakunda kwirekura mu buzima oya buriya bwawe cyane. nuko utari wabimenyera neza, ubutaha uzankunda kurusha abantu bose mwahuye. n'ubu nagukunze. Hanyuma tugane ku musozo, ubutaha wenda tuzakora ikindi kiganiro birambuye. Hanyuma wavuze ko uri umukristo n'ubwo wambaye nk'abayisilamu, ariko uri umukristo. Ubu biraza no gutangaza abantu muri comment, baraza kutubwira kuko abantu nanjye nkikubona nahise mvuga ni umuyisilamu, ariko uri umukristo. Umukristo bose niyo batangaza, nta n'ikindi kirenze cyatumye byambara, ibinda byambara bisanzwe kuko n'ikindi gihe dushobora kuzabonana mu nzira cyangwa mu kiganiro ntambaye uku nguku. Reka tugusabe usenge, uzi gusenga. Dusenge nyine tugerageze usabire abantu umugisha, hanyuma usabire na bene data bashobora kuba bari muri ibyo bibazo uko twabivugaga, kugira ngo Imana nayo izabarengere, kuko bariya abantu bashobora kuba batariho neza. Turasabira Imana rero. Nuko dusenge. Data wa twese turagushimiye ko wabanye natwe dutangira kino kiganiro, nawe twari tugisubikiye. Twese abantu bose muri rusange, yaba abazadukurikira ndetse n'abazadukurikira ejo hazaza, ndetse na bene wacu bashobora kuba batameze neza, yaba ari abageneye n'ikiganiro twakoze bari muri Sudani cyangwa n'ahandi. Ni wowe wenyine ubasha kurinda, twe turi abana b'abantu ariko ufite imbaraga zirenze. Turabakweretse, tweretse bano banyamakuru, ubane nabo kandi ubahereza ibikenewe. Nta kintu gikenewe kurenza amafaranga kugira ngo babashe gukora ibyo bakora neza, kandi n'ubuhamya n'inama bari kugira abantu bibashe kugera ku bantu benshi. Uduhereze n'abantu babasha kubikurikira, ibyo tusenze mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Dushimira abantu mwese mwadukurikiranye muri iki kiganiro. Hanyuma nakagaruka, kandi wowe ukora subscribe kugira ngo ibyo dukora byose birusheho kugeraho. Imana iguhe umugisha. Urakoze.